maniga yanjye nshiritse ubwoba bafata butini twambaje dukoraga trust dukoraga flow twamamare mu Rwanda tumanika ikamba manuraga kamba dukubitaga ki yo wazo. Wow, take 5 my bro. Cisco iminsi yanje mibi rurema ni uyizi datambariza street ndareba barira bandi bari guseka uzareka kuvugwa ruko witabye rurema ubwo twugarijwe ibyorezo n'inzangano amashyari nukubi abo bose bimama twirebe ko wakwiteza imbere ja Wiga makangahe? Jewe niga mu wa gatandatu Primaire sonde. primaire. Wowe ni umufani? Ni petit frère wanje. Wazo? Yo. Ni wazo? Yego. Wiga makangahe? Je ubu ngubu ngiye senior 3. Byagenze gute kanga uri muri senior 3 uyari mu wa gatandatu? Pati wasomye ku bisembuye ufite imyaka ingahe? Ntago nari nabinywa. Ntago nari nabinywa. Arapatara yakanye. Ntago urasoma ku bisembuye. Ape ntago ndabinywa. Wasomyeho? Aya. Wapi? Wabibonyeho? Nunice mu bati kubona bazimanitse gutya. Nta muntu utari ndakeka nta muntu utari wazi. Amazina atatu yitabuze. Itabi. Right, twenge twasuze kandi twifurize ishya n'ihirwe mu buzima bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo ni message Gugu nkuko bisanzwe kuri Iris Rwanda TV. Kora subscribe, like, share na comment amakuru n'ibiganiro ndetse na filme zacu zikomeze kukugeraho ku gihe. Twazanye icoco nico mwaramubonye mu minsi imbere mwarambaje ngo wizime kari hehe wizime ku noneho bamuguriye akavewiti yarakuba ngo na akavewiti nta nubwo ari imodoka ngo na akavewiti umwe mwaramubuze azanya akavewiti niko amazi iminsi ahugiyemo ariko nakira abandi bana bangana ndiko nabagaragara neza mumeze mute? Tumeze fresh tu. Tumeze fresh. Tumeze neza nta kibazo. Navuga cyane. Nari bitumeze fresh nta kibazo dufite. Baravanga. Abana bakunda gukina no. Aya da. Oya ko kari mukagenda. Abana bakunda gukina n'utunyoni. Ko bateye isoni twagiye. 1 2 3 action. Abana bakunda gukina n'utunyoni. Utunyoni. Utunyonera. Utunyonira? Tunyonera. Nago tunyoni dukenewe kano kanya. Bijya muri bitetero. Shange nago ibintu bijanye n'amakuru mbikundaga. Ape. Nago ibintu bijanye na bira bintu by'amatetero ngenja nkunda kubireba. Ngo bijanye n'itetero. Ape nago nkundaga ngiye kubireba. Ukundi biki? Ape ngiye nikundira kwirebera indirimbo to. Yande. Ubundi umuhanzi nkunda ni Chrisiz. Mwanya w'indirimbo ye nimaya. Twagiye baby bakwita? Banyita Wazo. Wazo. Yego. Amazina ya kuri ya mama na papa? Nitwa Cyuzuzo Cedric. Cyuzuzo Cedric. Wazo byaturutse kuki? Wazo. Wazo. Njyewe ubundi bambwiye amateka y'abantu yaviye tu. Ambwira ko kera bakundaga kumwita Wazo nyine akiri umusore. Yego yari umukorobate. Numva mbona abantu benshi ukuntu bamukundaga bamwita Wazo nanjye babije gutya bari bwo ngiyita. Uretse ko uri umuhanzi dore ko kuri ako kantu k'abakorobate hari ikintu uzi kuba korobate? Yego. Wabitwereka? Yego. Uzi bihe nibi? Amasiporo yo ndayazi ni imbere cyane tu. Umwanya w'ibitwereka ni imbere ya stade. Nta kibazo. Okay. Wazo.
twibwire mu izina ry'abahanzi. Mu buryo bwagihanze maniga yanjye nshiritse ubwoba fata butini twambare dukora agatress dukora agafro twamamare mu Rwanda tumanika ikamba manura agakamba dukubita agaki yo eyo wazo. Wow, take 5 my bro. Kimwe mu ndirimbo yatumye nkunda abantu bana niyo ndirimbo ubwo nabonaga amashusho yabo ahantu hamwe mu cyanika batanga amafilime bahantu bita kwa Edimo. Musimbukira abantu mwese mukeneye kure dusobanuye yabo twa Rocky yabo twa bantu nabande ngeze nyande ba filime muturebe twagiyeho bakwitane. Yanjye banyita izina ryanjye ry'ubanzi banyita Cisco. Cisco. Aya papa na mama banyita Cyubahiro Patrick. Pati wasomye ku Bisembo ufite imyaka ingahe? Ntago nari nabinywa. Ntago nari nabinywa. Arapatara yakanye. Ntago urasoma ku Bisembo ye. Hape ntago ndabinywa. Wasomyeho? Aya. Hape. Wabibonyeho? Nuniye mu bati kubona bazimanitse gutya. Nta muntu utari ndakeka nta muntu utari wazi. Amazina atatu yitabuze. Itabi. Inori niyo Twagiye twibwire mu buryo bwa gihanzi Cisco. Ya Cisco. Iminsi yanjye mibi rurema ni uyizi ndatambariza street ndareba barira bandi bari guseka uzareka kuvugwa ruko witabye rurema ubwo twugarijwe ibyorezo n'inzangano amashyari nukubi abo bose bimama twirebe ko wakwiteza imbere. Ya icyo nabona uko nabibwira Cisco. Ya Meze neza. meze neza tu. Hari indirimbo mwahuriyemo mwembi muri babiri. Nibyo? Ya Wari uri kurapa uyo yari kuririmba. Nibyo? Ugiye kurapa nugeraho arahita aririmba. Murabishobora? Ya turabishobora. Let's go. Gumaniga yanjye nshiritse ubwoba fata butini twambare dukora agatress dukora agafro twamamare mu Rwanda tumanika ikamba manura agakamba dukubita agaki nawe DJ dore nabwo hejwe fata ibyana twinjirira maniga umuhigo dore nawe ugeze mubi none ishamba ryasigaye ari nzitane nanjye Cisco dore naje fata ibyana tujyeherwe n'injyana kuko ubuzima ni gatebe gatoki nanjye Cisco ndi hano ndatumika nifatire best nifatira gakoka umuhungu wa muzika dore nanjye naje nifatire kaka nifatire akaka. Maniga yanjye we dore nco maniga yanjye bigize basonga rero ngo nibakora yo dudikita bakijyamye tugakora byinshi bakijyamye twamara kubona inoti bigatangira ngo nkwa Ni chorus. Kubera iki ari wowe bahisemo kurimba chorus? Ubundi twari turi batatu none ubundi tujya dukunda gukorana turi ndimba zacu zose dukorana turi batatu n'impamvu atabonetse sinzi ikibazo ngo cyabaye wabo biba ngombwa kataboneka. Ubundi indirimbo ya mbere bayikoze ari bomba ari babiri nanjye nubwo nagiyemo avuga ati ririmba karasi tumve nimba urabishobora. Ndirimba karasi ndetse ndanaririmba ariko ku ikiyo ya mbere nayo twifuje ko twakora nayo remix yayo. Wahise wakosora icyo gihe? Cisco. Ya Wiga mu kangahe? jewe niga mu wa gatandatu Primaire sonde. primaire. Wowe ni umupfani? Ni petit frère wanje. Ya Wazo? Yo Ni wazo? yego Wiga mu kangahe? yewe ubu ngubu ngiye senior 3. Byagenze gute kanguri muri senior 3 uyari mu gatandatu? Primaire. Agize ikibazo uyu girlfriend bese cyane aragwara byahatari ngombwa kamara igihe aruhutse pe tanzamuka gutya arawa oya nagari muruhukira yaragwaye biba ngombwa ko abaparitse amarigi atiga ni gutyo nahise
ngera muri senior P6 ariko ubu ngubu agiye muri senior 1 usubona azabivamo kubishobora azabishobora azapfa kugoyagoya nta muntu utabishobora barukugira ute kugoyagoya akareba nabwo uko buri wese ajya kwiga bize no gusenika kareba nimba davamo maniga yanjye we cyakoze Sisco ubu ubona nta pfunwe biguteye kwa mukuru wawe murumuna wawe yaragusize mu mashuri oya kugira ikibazo urakigira kuko bitewe nuko umva murumuna yaragusize mu mashuri ako nagaru kuvuga ngo yansize mu mashuri nuko nanjye nagize ikibazo cyo kuvuga ngo ndarwaye biba ngombwa ko mba ndetse ishuri nkabanza nkitabwaho we mu gihe akazamuka ariko nago byanera isoni ngo kuko ngo mu petit frère wanje ageze ngo muri senior 3 ngo binera ikibazo amafaranga ya mbere mwishyuye muri studio audio na video mwayakuye amafaranga ya mbere gutya nko mu rugo ari ukuntu gutya bajya kubwira ati nyine buri wese ari gihe amubwira ati urasa akamereza amafaranga ngo urakoresha ngaya nyine ari gihe baba badahari ngo icyo murakenera murakoresha tukaba turi mu rugo turi twembi twavuga ati dukoreshe bikena n'ubundi si tugiye kugura depo yose dukoreshe bikandi tuyabike tugenda turabikora gutyo noneho arafati aza kuza gukora indirimbo biba ngombwa ko abana bo bahita bajyamo ariko njye sinabyitagaho cyane bona ari byiza nanjye mpita mvuga ati kanjyemo ufite imyaka ingahe yewe mfite imyaka 13 gusaza ntabyabo bro ufite imyaka ingahe mfite 16 njye rero nagukunze nta kibazo nanjye nagukunze ariko niwe muhanzi ukunda mu Rwanda umuhanzi nkunda mu Rwanda Brucemelody hari indirimbo yuzi Samoya twagiye abantu bari kuba baceceke twigene na Samoya izuba ricishe kazinga toboye singirota ngeze home batiri nkayicaginga uyu munsi ndadisturbinga abanaiba banje gusa ntihagira ugira ubwoba ugasaka undi nuze Samoya ndabona icometse phone Samoya nikocinze twagiye watubwiye ngo ukunda Chris Easy umuhungu wa Brucemelody hano amaze kutubwira indirimbo ye indirimbo imwe ya Chris Easy indirimbo imwe ya Chris Easy Saidi ya baby nenda kwidepasa ni wowe nshaka gusa ubundi nkaza ele wamenduye nk'agapupe na message utanahuzeje cyongwino umwino you loving so funny kwangana oya bibi wampumya amaso ni wowe final zamuri cool majuju wampumya amaso nami yawe yasuba eli zakujana kwa mami gela wala take you home yeah. Sasa rero impano yanyu munifuza ko yabageza kuki bivuza ko twagera kure ariko hari igihe umuntu ajya agera kure nabwo ugasanga abo yasize hasi nta kintu afasha nimbese 90% ari kubakandamiza nagutyo ukawenda urugero ari kuntu nyine ushobora kugera kure wenda mu rugo wenda baragufashije uko bashoboye wenda ugasanga bibagejeje no muri rose ugasanga rero ugafatiye ugeze kure ukabona ayo wenda umubyeyi wawe aho uri aje kukureba uramubwira ati sinkuza ubwo vanga bagusohora bakujya ibyo bintu by the way si byiza tu
na gutya n'abantu biwanyu nyine cyangwa se abapeti biwanyu mu gace kamwe ushobora no kugenda ukareba Oscar bafite impano nawe ukafasha kubazamura atari nka gutya umuntu agafata akavuga ati bagiye kukinira mu byanjye n'undi nawe ukabafasha. Nireja ni cyo kintu uzi kuri Gasogi? Gasogi Gasogi uriya umwana mbona ari umunyabwenge. Fabrice we n'urundi rwego kuri Gasogi we n'urundi rwego. Tugiye gukina na filime ngewe nawe, ugiye kuba mukuru wanjye, tuvukana kwa mama na papa, ni wundi hira Minervari, urukungira inama, ntangiye kwishora mu biyobyabwenge no mu nkumi, ugiye kungira inama yo kugaruka, baratubarira gatatu twakitinga ngewe nawe. Yego. Ariko sha ibintu baguri kwishora mubona guzabishorobora. Icyambere ndakurihira amafaranga nkurihira suza hava nayo cece kubanza unyumvese nayo nguhaye ngo ujye kwishura ugiye mu nkumi uraje ngo biribiri ngo nateye indi cokoze mwayimirana mukashema mwese nakubwiye ko nateye ari indi ya kabiri cokoze kamubwire uwo mudigi muzashaka iyo mushira yewe amafaranga yanjye ndayaguhaye ugiye mu nzoga ubundi bujuka wenda ntacyo kambyemera uwo mwana aribi nzabafasha uko nshaka kugaruka ubanze wigure biko wakwiteza imbere. None si byose n'umwana muzabwamo umugore muzavuga ati ngazagura isabune ubanza ugaruke wige wenda nabiwo mwana nibyo ngibyo by'ibiki mwagize amahirwe mwigambere. Reba kwa tuvukana ukabona mukuru wanjye mwewe mwize mbere ba papa bajya hari na ba mama, none se wagira ngo nzakora iki? None singi naruko nagufuna nkoruko nco kugira ndebe ko nawe wagira ute wakura nkakora byose. Ushoboye swara ngora smartphone. Okay, none se ushaka smartphone yo kubanza wige nda nawe wazayigurira. Alright, twagiye umwana mumonye mute muri sinema nyarwanda, twagira ngo tere impano dufite ukuntu zihagaze. Bro, tubana ku musozo, kamere kuni mukuru wawe, ugize amahirwe ugasoza amashuri yawe yisumbuye ngo wazabiki? Jewe gize amahirwe nkasoza amashuri nge numva nabo umusirikare. Ntabwo byamujabutse. Ni Robert. Ugize amahirwe ugasoza amashuri yawe yisumbuye umva wazabiki? Ikintu cyawe ndamba niyumvamo medicine ibintu by'ubuganga ibintu by'ubuganga. Afite ubwenge bwinshi. Ntago ari cyane. Uri umwana wa kangahe? Ndi wa kabiri. Mwana bangahe? Batatu. Habuze gato ngo bucura. Ntago ariko byashobotse. Ntabwo byashobotse. Ni cyo kintu cyakubaye mu buzima bwawe ukumva kirakubangamiye? Ikintu cyambaye nkumva kirambangamiye. Ikintu cyambere ni igihe nagiye ku ishuri ngeze nyererwaho gake, umwarimu aramfata ubwe sinzi ikintu yazanye abaho kinkubise inshuro ebyiri banazanye igisebe cyataye. Icyo gihe nahise mvuga ati sinzasubira no kwiga birarangiye. Nibwo nyine bamvuje nawe sinzi ukuntu byagenze nari nyiri muteka ibyo sinigeze mbyita nari ndi muto cyane kutukungana sinigeze mbyitaho cyane ngo ndebe ibyamugendekeye ko baramvuje kwezi najya ku ishuri numva mbonye abandi bari kujya bavayo najya numva ukuntu mbaye nsubira ku ishuri. Ikintu cyo cyambangamiye. Ikintu cyakubaye kikagutungura mu buzima bwawe ni kihe? Ikintu cyambaye kikanungura. Ikintu cyambayeho kikanungura. Ikintu cyambaye cyambere kikanungura ni ukuntu ngewe nagiye muri studio nkabona nkoze indirimbo kandi nkumva nyikoze neza.
nicyo kintu cya mbere nabonye kinungwe mba ndavuze ati se ibi bintu naririmbaga koko nibyo bintu byavuyemo indirimbo nk'iyi ngiyi bandavuze ati se wabikomeza neneho ubwo tujya gukora video we nayikoze ndi kumva mfite ubwoba ariko ubu ngubu ho n'ibintu bisanzwe kimwe mbemereye nkwemereye kujya mu ruganda rwa sinema. Okay, urakoze urakoze byata ariko nabwo mu minsi ishize njye n'abandi bapeti bo muri karitsiye hamwe n'undi umwe nawe tujya dukorana n'ubwo atabonetse ari boro twigeze gushutinga turi gukina komedi nubwo byatujantse ariko kabyeretse abantu bavuga ati ubwo mwebwe muraje mugafate nabwo ndi kubona mubizi twakinye tubiri nubwo nabwo sinzi ukuntu byagenze naradushize kuri phone nitije umupeti nsanga byose yabitsibije babigenze gutyo tutanadusohoye babigenze gutyo. Ikindi memereye nabonye indirimbo yanyu ifite audio nziza ikozwe neza mbemere promotion yayo turayaploadinga kuri YouTube channel ya Iris Rwanda kandi tubasaba n'ibiganiro ku maradiyo. Sawa urakoze cyane. Urakoze. Radio nimwe mugeze mujyaho. Wapi nayo. Eko twashatse kubigerageza biranga turatujabuka n'amashuri no kujya ku ishuri ni icyo ndabibemereye indirimbo yanyu ndayipromotinga igiye kuri YouTube channel ije no kuri radio. Sawa urakoze cyane. Bitarenze ejo saa 5 nzayamwangejejeho nzayaploadinga mu kimwe gikurikiyeho muri weekend muzamuri kuri radio imwe cyangwa ebyiri. Sawa urakoze cyane turagushimiye. Hari ikindi mwasaba abanyarwanda babateze amatwi? So icyo twabasaba kudushigikira nka gutya nta kuvuga ati mbonye kuri YouTube ndi nangana na pe turazamutse urakomeje wapi cyangwa se nyabwo cyane bakadufasha tu mukeneye byinshi mwaduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV tubashimire amahoro Imana akomeze kubana namwe. Murabizi passion yacu no gufasha impano zikizamuka kugira ngo zibe zagera hejuru. Hari benshi twagiye dufatanya nabo urugendo rwabo kandi ubu ngubu ahantu bageze ni heza cyane. Dushime Clamani ku mugaragaro wakiriye imwe mu mpano ziteza agakinyi wacu ariko yahise yifata. Thank you so much. Nabandi mwese muze mudusupporting muri Iris Rwanda TV turabakunda cyane kandi toza ku mutima. Ciao ciao.